tugasenga Imana isoje iki cyumweru itwemerera umugisha, iratwihanangije, iratubwira ngo tugomba kuyumvira tukitondera amategeko yayo yose yadutegetse. Itubwira ibintu byinshi, mvuge bikeya ariko wumvise byinshi. Imana itwemereye umugisha mu majya no mu mazi. Uri hano i Gasave ikwemerera guhera umugisha, uri i Gikondo ikwemerera guhera umugisha. Iyo dusomye Luka ibice 8 tugahera ku murongo wa 54 tuhasanga inkuru za Yesu ageze kwa Yayiro yagize ikibazo gikomeye, arwaza umwana we ndetse mu gihe gikomeye cyo kuremba. Abibwira Yesu bitewe n'uko yari arimo arakora akazi, yari afite akazi kenshi kandi n'ubu bari mu kazi. Haleluya! N'ubu ari mu kazi, hari ibyo arimo aragenda acamura, hari ibyo acamura.
Imana yacu amashyi cyane kandi yagwa icyubahiro. Imana twiringiye ni Imana ikomeye, ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ifite ubutware, ni Imana ifite ubushobozi, nta cyayinanira, nta ikiyitera ubwoba. Ni Imana ikomeye, tuyishimire, tuyikomere amashyi. Guha akanya abashyitsi bacu baraturirimbira indirimbo ebyiri. Bagiye kuririmba indirimbo imwe, nibamara kuririmba indirimbo ya mbere turashyiraho akanya ko gutanga amaturo ndetse n'icya cumi kugira ngo tuze gufata umwanya uhagije wo kumva ijambo ry'Imana. Imana yishimye. Karibu rero bakozi b'Imana, karibu utambuke uririmbire yabahamagaye ni yera kandi no kuri dukomeje kwishimira tuyikomera amashyi y'abagenzi. Imana yakishimye kandi yabicyubahiro. Amen.
Come
Yesu ashimwe. Nitwa Bate David, tuje guturutse sejemu, umushumba w'itorero rya sejemu, ibindi Imana iduhanagisha. Bisaba nikaduhaguruke bakire mukumva turamwakira turangiza duhita gusenga tukaza ijambo ry'Imana umwanya ubwemwe uko imeze. Mwakire mu izina rya nde Yesu Kristo. Akora cyane bongere twakirane kwa kundi ngo mwari mwakiranye kakome twakirane kwa kundi kuko hari n'abandi baje nyuma tubaze rimwe kabiri gatatu arakaza neza bene data Imana irabamusha hamwe natwe turabishimiye kandi turabakunda turabishimiye cyane Imana irabamusha kandi tumwikaze umwike tutaraseka ijambo wa Imana rusenga Imana ruruse ibyo byiza gusenga Imana duhagurutse barakabasigamo zo mudatitoza Imana niyo kubahwa Imana niyo kubahwa iyo ugeze imbere mu cyubahiro ntabwo wakubwiye kwitwara uko ushatse Imana ni inyacubahiro tugomba kuyubaha Imana turi imbere mu gitondo
wakoresha kugushyira hejuru kuko ntenda Imana ihwanye nawe. Icyubahiro, ubutware, imbaraga no gukomera n'ibyawe iteka ryose, amahanga yose, amoko yose, indimi zose, aboroheje n'abakomeye, ibyaremwe byose bigira uko biguhimbaza. Natwe tuduhimbaje kare gitondo twumugisha kitigeze kubaho, kitazongera kandi kubaho ukundi. Igitondo twese abangana gutya watwemeye ko tukibona, watwemeye ko duhumeka umwuka bazima. Hari abandi amasaha atabonye uyu mwuka duhumeka, hari abandi bari guhumekera mu byuma, hari abandi batazi aho amasaha ageze, ariko twebwe ubwenge bwacu buracyakora, ingingo zacu ziracyakora, amaso yacu aracyareba, amatwi yacu aracyarimo yumva, ibirenge byacu byashinze birakomera byumvikana. Byuta byose muri kino gitondo tuzindutse mu nzu yawe kuko Yesu wabigenzaga. Niko ijambo ryawe ryatubwiye ngo wararaga ku musozi usenga, ariko mu gitondo cyangwa ku museke ukaja mu nzu y'Imana ukagusenga. Natwe twabikoze uhabwa icyubahiro. Duhagaze ahangaha dusengera umukozi wawe, wemeye ko nawe aboneka ahangaha i Gasabo uyu munsi. Wavuganye nawe mu ijambo ryawe, igikoresho cyawe uhora ukoresha buri munsi, si ubwa mbere ugiye kumukoresha. N'iki gitondo kugira umukoresha mu buryo budasanzwe, kuko yageze ahangaha ntabwo yari amenyereye ahangaha, nawe mukoresha mu buryo budasanzwe. Imbaraga z'umwuka zimutindeho cyane, iri teraniro urihereza umugisha, iri teno uvuganye naryo unyuze mu ijambo ryawe, tuvugana nawe unyuze mu ijambo ryawe, kandi icyatuzanye twese ahangaha ni ukumva ukuvuga natwe. Iyi mitima yose iri imbere yawe Imana yagutegereje, ishaka kumva icyo wagambiriye kuvuga nayo. Natwe turacecetse, turatuje ngo uvuge natwe twumve, kandi si ukumva gusa, uduhe no kumva ijambo ryawe, kuko ijambo tubwira ngo abumva ijambo ryawe bashaka ko rivuga bameze nk'abanyabwenge bubatse uzabo ku rutare. Reka aya magambo ye kuva ku giti urutare, ye kuva ku kara, ye kuva mu nzira, ye kuva mu mahwa, ahubwo y'imbuto ngiye kubibwa ibwo mu butaka bwiza ibasha kuba imbuto nyinshi. Dutekereje ibitavuga Imana byose muri gitondo, niyo ubasha kurangaza abantu yose, niceceke niturize imbere yawe. Ubushake bwawe bwo kuba, kandi imbaraga z'Imana zisirikire muri iteraniro, imbaraga z'Imana zigendagende muri iteraniro. Buri muntu wese aho yicaye yumva goswe n'imbaraga zisumba byose. Data urakoze kubyemeye kandi kubikoze, tubiseze twizeye muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe. Reka banze dushimire Imana idushoboje kugera aha kuri iri torero kuri paruwasi ya Gasave. Twebwe na korali Intwarane n'abo twazanye banze basabe bahaguruke dutange intashyo twakuye sejemu igikombe.
wa mushumba wa paruwasi. Aba ni abantu b'Imana tuvanye sejemu, ubundi ni bature yacu, dufite izina ryacu, twitwa abarasa butaracya. Aba ni abarasa butaracya, kandi umuhanga wo kurasa arasa ituruturu. Aba rero ni abarasa butaracya. Twumvise inkuru nziza ko mwadutekerejeho sejemu, byaratunejeje, dusenga Imana, Imana iratwemerera twahageze, kandi itorero rya sejemu ryaduhaye intashyo. Murambura ibiganza dutange intashyo, tubaye intashyo mu izina rya Yesu. Kandi mushumba turabashimiye ko mwagiye mudusura kenshi ku itorero rya sejemu. Muzagaruke, ubu amateka yarahindutse, Imana yatugarutseho. Dushimiye Imana rero kuba muri Burakeye yaha abantu beza gutya. Niba hari nk'ibintu Imana yishimira, no kubona abantu bazindukiye imbere yayo. Noneho rero iyo abantu bambaye inifomo buriwe amateka, noneho twabonye agashya ahangaha, twabonye n'abana batoya. Byaradutangaje cyane, kandi mu gitondo Yesu nawe yavugiraga mu nzu y'Imana. Dushimiye Imana rero ko ibyo yakoraga ibyo turi gukora. Twihute dusome ijambo ry'Imana. Turasoma Abaheburayo, igitabo cy'Abaheburayo, ni ibice 13. Ibice 13, ndasoma umurongo umwe gusa, ubundi tuzagaruka. Turasoma umurongo wa 8. Haravuze ngo Yesu Kristo uko yarari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahoraho iteka ryose. Amen. Haleluya. Ngiye kubabwira ijambo rimwe gusa rivuga ngo Yesu yahindutse. Yesu ashimwe. Yesu yahindutse. Abantu bajya bahinduka mu bihe bitandukanye bitewe n'impamvu zitandukanye. Hari igihe umuntu ahindurwa n'ibihe byiza agezemo. Umuntu Imana yamuha umugisha akaba yahinduka, ndetse akareka no gukomeza kwizera Imana. Ibyo birashoboka. Umuntu ashobora guhinduka bitewe n'ikibazo agezemo gikomeye, ibyo bikamutera guhinduka. Umugabo ashobora guhinduka bitewe n'urugo, umugore ashobora guhinduka bitewe n'urugo. Ariko ndashaka kubabwira Yesu udahinduka. Haleluya. Ndashaka kubabwira Yesu udahinduka. Twebwe turahinduka ndetse tugahindagurika, ariko Imana twizeye, Imana dusenga, Imana dukorera ni inyangamugayo, ntabwo igihinduka. Reka mbibutse yuko iyo twagize umugisha wo kubana nayo, hari igihe igiza ikatuvugaho ijambo, kandi iryo jambo rituvuzeho ntabwo ushobora kurihindura kubera ko twahindutse, ahubwo ijambo yatuvuzeho ikomeza kurikomeza, ikariherekeza rikagera ku ntego. Imana twavuganye nayo ntabwo yahindutse, ikomeje umugambi wayo. Haleluya, haleluya. Mbibutse ko umugambi Imana idufiteho ni umugambi wo kutugirira neza. Ibibazo ufite, intambara urwana nazo, humura, we ntiyahindutse. Reka mbabwire ibintu bitandukanye mu bihe bitandukanye yagiye akora, kandi imbaraga zakoze ibyo ziracyahari. Haleluya. Imbaraga zakoze ibyo ziracyahari, niyo mpamvu dukomeje kuyizera, tugakomeza no kuyiringira. Iyo dusomye
ibice 8 tugahera ku murongo wa 52 tuhasanga inkuru za Yesu ageze kwa Yayiro. Yayiro yagize ikibazo gikomeye, arwaza umwana we ndetse mu gihe gikomeye cyo kuremba. Abibwira Yesu bitewe n'uko yari arimo arakora akazi, yari afite akazi kenshi kandi n'ubu bari mu kazi. Haleluya! N'ubu ari mu kazi, hari ibyo arimo aragenda acamura, hari ibyo acamura buhoro buhoro, ariko hari n'ibyo acamura cyane. Yari ari mu kazi, baraza abibwira Yesu Yayiro, ariko mu kandi kanya umwana barapfuye. Baza guca intege Yayiro, baramubwira ati umwigisha wo kumurushya byarangiye. Ndashaka kubabwira Yesu, ujye ugera ahantu byarangiye bigasubira mu buzima. Haleluya! Yesu yabwiye Yayiro ngo yizera. Yayiro yanze kugira undi muntu yizera, ahubwo yizera Yesu. Ahageze ngo barasetse kuko bari bazi ko byarangiye, ariko Yesu ageze kwa Yayiro yahasohokanye imbaraga nyinshi cyane. Amajije kuhagera icyo namukundi yabaheje bose. Haleluya! Hari ibintu dukwiye guheza kugira ngo Imana yinjire mu buzima bwacu. Hari ibintu dukwiye gusiga kugira ngo twinjirane n'Imana mu cyerekezo cy'Imana. Yabaheje bose, babandi bari bavuze ibintu bitandukanye ngo yinjirana nabo bari bari kumwe na nyina w'umwana na se w'umwana. Ahageze akangura umwana, arakanguka. Narimo ndavuga ngo Yesu Kristo uko yararejo uyu munsi niko akiri. Iyo ageze ahantu birangiye, abantu babasha kuvuga ko byarangiye, kuri Yesu ntibijya birangira, ahubwo bisubirana ubuzima bigatangira, kubera ko muri we harimo imbaraga nyinshi cyane. Yahindutse. Ntabwo yahindutse mu gukora imirimo n'ibitangaza, ntabwo yahindutse mu gutabara abantu be, nta nubwo yahindutse mu guhindura amateka. Reka mbabwire, twebwe amateka yacu yarahindutse, kandi twari dufite amateka mabi. Imana yahinduye ubuzima bwacu kubwo gusenga Imana. Iyo Mana idahinduka niyo nje kubabwira ngo Yesu Kristo uko yari ejo na n'uyu munsi niko akiri. Abayobozi tugira gahunda, kandi ijambo riratubwira ngo uwica gahunda agomba kujya. Reka dusenge Imana. Muhaguruke dusabe Imana yongere iduhe kwiringira no kwizera, ariko mutahanire ijambo rivuga ngo Yesu yahindutse. Ntabwo yahindutse mu gukiza indwara, ntabwo yahindutse mu kugabura, ntabwo yahindutse mu kugira neza. Yesu Kristo, haleluya, haleluya, uko yarari ejo, ejo, umva uko yarari ejo, vuga ngo ejo, vuga ngo ejo, uyu munsi niko ari. Turamwemera. Haleluya. Ntabwo turagushimire. Iyaba uhinduka twari kuba twarakuvuyeho, iyaba uhinduka twari kuba tuvuga amagambo menshi yo
abashyitsi baje uyu munsi natangira mbibwira. Amazina yanjye nitwa Valentine Mukarukundo, ndi umubyeyi, ndubatse, mfite umugabo n'abana, nkorera umurimo w'Imana ku itorero rya Muganza, paruwasi ya Kamonyi, ururembo rwa Nyabisindu, ubwo ni naho ntuye hariya Rushenyi. Nshimye Imana rero yabanye nanjye icyumweru cyose, twatangiye kuwa mbere kugeza uyu munsi, nturuka ahantu hangana gutyo nyine, tukaza mu gitondo bitaracya. Imana yabanye natwe, duhereza Imana icyubahiro, tuyishime. Anezerewe cyane kubona abantu ejo, kandi ni kwa data bukwe, mutware wanjye umukristo wabo. Anezerewe kubona umushumba wacu rero, kandi murabizi ko atajyaga asiba ntibature na rimwe. Imana rero ishimwe. Kubw'igihe dufite kandi murabibona namwe, ntabwo uyu munsi bisanzwe, hadukomera Imana amashyi. Umunsi wa mbere twatangiye nibature muri iki cyumweru, itorero ryarisoje amasengesho y'iminsi 21. Dutangira ku munsi wa mbere rero Imana itubwira yuko tugomba kwirinda ibyaducogoza. Twari tumaze iminsi turi mu masengesho, ngo ndavuga iri torero, iminsi 21 umuntu asenga mu gitondo na nimugoroba. Ibyo ari byo byose aba hakuye imbaraga zidasanzwe. Imana rero ivugana natwe iratubwira ngo ntitwirare kubw'izo mbaraga tuvanye muri ibyo bihe, kubera ko ubwo Imana ihaguhereye imbaraga, Imana ikaba igiye kugukoresha ibintu bidasanzwe, ntabwo Satani we yishimye, ntabwo bimunesheje. Abo twabanye murabyibuka, ari Imana yatubwiye ubutwari bwa Samusoni, uburyo yari umugabo w'imbaraga. Twasomye Abacamanza igice cya 16, Abafilisitiya bamuhenda ubwenge, bahindura uburyo bagerageje kumurwanya bakoresheje imbaraga zisanzwe. Samusoni aratsinda, ariko bahindura ubundi buryo, bamutega Delila muhenda ubwenge. Baramubwira bati muhenda ubwenge, umenye aho imbaraga ze nyinshi ziva, n'icyamushobora agacogora akamera nk'abandi. Imana iratubwira ngo twirinde. Imana yaduhaye imbaraga, Imana izakora natwe ibintu bikomeye, ariko ubwo Satani n'abadayimoni batanejejwe n'ibyo, bashobora kudutega ubundi buryo. Ariko Imana twasoje dusenga Imana, turayibwira ngo twambike imbaraga kandi uduhe ubwenge, uzaturinde ibyaducogoza tukamera nk'abandi. Haleluya! Umunsi wa kabiri turashima Imana igiturebera abo tutareba. Imana itugira inama, kandi nahamya neza ko abo twari kumwe uwo munsi n'abantu babyumvise, Imana iza kurinde gucogora. Imana iguha imbaraga, kurinde ibyagucogoza ngo umere nk'abandi ko babaye muri iyi minsi. Umunsi wa kabiri Imana duhaye ijambo, ndetse n'umunsi wa gatatu Imana iratubwira ngo ibyo yibwira si nk'ibyo twibwira, n'inzira zacu si zimwe nk'izayo. Oye, haleluya! Imana yagarukaga amasengesho twasenze. Iyo twasenze Imana tukayisaba kuturengera, tukayisaba kudutabara, ni Imana yumva, ni Imana ireba, kandi ni Imana ikora. Haleluya! Imana twarayisenze turayibwira, nayo ivugana natwe, iduha amasezerano. Ariko iratubwira ngo mu gihe dutegereje ko ibyo twasengeye biza, cyangwa ibyo yatubwiye biza bitugeraho, tugomba kumenya iki ngo ibyo yibwira bitandukanye n'ibyo twibwira, n'inzira zayo zitandukanye n'izacu. Umunsi wa kabiri twasomye igitabo cyo Kuva igice cya 14 umurongo wa 2, na Yesaya 55 umurongo 8, ariho hari iryo jambo rivuga ngo rega ibyo nibwira si ibyo mwibwira,
kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Hanyuma kuva igice cya 14 Mana irabwira Abisirayeli ngo musubire inyuma. Murabyibuka, musubire inyuma, mubambe amahema hagati y'Imigidoli n'inyanja, ntabwo bisubiramo byose. Kandi izi neza ko Abanyegiputa bahagurutse baje gufata Abisirayeli. Yabwira ngo twe nk'abantu ntabwo ari gutyo byari kugenda. Imana yari kuburira Abisirayeli hakiri kare, wabihisha mwihishe, siko bimeze. Abashaka ubundi buryo bwabatabara mube mwirwanaho. Abanyegiputa bahagurutse n'amagare n'amafarashi, ariko Imana siko yibwiraga. Inzira zayo zo kudutabara, haleluya, zishobora kunyura ko tudatekereza, aho twumva n'ubwenge bwacu twumva siko bimeze, ariko Imana niyo kwizerwa. Twavuze ngo nubwo tutayizera, Imana yo iriyizeye. Haleluya. Bashobora ko Imana ibwiye abantu ngo nimusubire inyuma, kandi inyuma basubira abanzi babo bahagurutse. Ariko twashoboze tubona aho Imana yabwiraga Mose ngo ni iki gitumye untakira, kandi gitakisha Mose cyari gihari, siko bimeze. Ariko Imana iriyizeye. Imana yatumye Abisirayeli basubira inyuma ngo barindire Abanyegiputa kugira ngo bose baze gushirira mu nyanja, Imana itabara ubwoko bwayo n'Imana. Haleluya, haleluya. Umunsi wa gatatu twasomye iryo jambo nyine tukiri kuri iyo ntego, tureba Yosefu uburyo Imana amutabaye nabyo yanyuze mu nzira umwana w'umuntu atatekereza. Imana ivuganye na Yosefu ko bene se bazamwikubita imbere, azaba umutware, azaba umuntu ukomeye. Binyura muri za nzira zose twabonye umwanya munini wo kuvugaho. Imana iyo ivuganye n'umuntu, nababwiye ngo ibitangije intambara hagati ye na Satani, niho aba ahagurukiye kukurwanya. Ubwo bene se bagambiraga kumwica, Imana ikarinda ijambo yavuze, bakamuhererekanya bamugurisha, Imana ikamuhagararaho, akajya muri gereza. Iby'Imana amubwiye atakinabyibuka, byaribagiranye, ariko aza guhuzwa muri gereza. Murabyibutse abo twari kumwe? Haleluya. Ngo bagira gute? Bamuhubuzayo. Twarabivuze impamvu Imana yakoresheje ubu buryo bwo kumuhubuzayo. Iyo biza guca mu nzira tuzi, buryo umuntu uri muri gereza asohorwamo, hakagira abantu bisaba ko basinya, bikaza kugera kuri Potifari n'umugore, ntabwo byari koroha. Ariko Imana iravuga ngo ni ibintu byihutirwa. Bamuhubuzayo, ntiyabanza guca ku muntu ucunze gereza kuri Shefu, ntiyaca kwa Potifari, ntiyaca n'ahandi, ahita ajya kwa Farawo direct. Mbese Imana icyubahiro. Agira ngo nongere muhumurize, mubwire ngo inzira z'Imana zitandukanye n'izawe, imigambi yayo itandukanye n'iyawe. Icyacu ni ukwiyizera. Muririmbyi aravuga ngo ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibisabo. Reka twe gutinda aho ngaho. Haleluya, haleluya. Mana ishimwe. Reka simbuke natinda aha ngaha. Ejo twavuze ku gusenga, sibyo? Tuvuze iby'izo nzira twatinda. Ejo twavuze ku gusenga. Muri icyo gihe dutegereje ibyo Imana avuganye natwe, ibyo twasengeye, twavuze yuko ubwo tutazi inzira zayo n'imigambi yayo, kimwe cyo tuzakiranuka, tuzakomeza tuziyizere, tuzakorera Imana kandi tuzasenga. Ejo twavuze ku gusenga. Munyemerere uyu mwanya rero, twasomye Esiteri, nawe Abayuda bimeze nabi, basenga amasengesho y'iminsi 3, ariko Imana iza kubatabara. Luka 18, Yesu aravuga ngo dusenge iteka ntiturambirwe. Atubwira umucamanza utaruhaga Imana ntite ku bantu, hanyuma aza kurengera umupfakazi atabitewe n'imbabazi, ari ukumwikuraho agatamu rushya. Yesu atumara impungenge aravuga ngo musenge. Ubwo bimeze gutyo, Imana ntizabura kurengera intore zayo, ziyitakira ku manywa na nijoro. Dukomere Imana amashyi. Reka dusome ijambo, ni ukurisoma gusa, ntabwo risobanuraho.
ni ijambo tujye gusengeramo kandi nkabaturaho ibintu biraza kuba biri muri iryo jambo mu izina rya Yesu. Gutegeka kwa kabiri igice cya 28 turasoma umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 14. Ni ijambo dupfundikije z'inyigisho zacu, ni ijambo dusorejeho ngira ngo dusabe Imana umugisha. Ndashaka kukwaturaho umugisha, Imana ikaguha umugisha, igaha umugisha ibiganza byawe, igaha umugisha imirimo y'amaboko yawe, ikaguha umugisha mu majya no mu maza, igaha umugisha imbuto zo mu nda yawe arirwo rubyaro. Imana ikaguterura ikakuvana aho wari uri ikagira ahandi hantu igushyira. Abantu turaza kubana mu kirere cyo kwizera, uyu mugisha w'Imana tuza utugereho. Haleluya! Imana ishimwe. Gutegeka kwa kabiri igice cya 28 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 14. Aravuze ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose gutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Icyambere mujye mubarira wikirize ngo amen. Sindi buze kubona umwanya nk'uwo twabaga dufite wo kwinjira mu ijambo ngo tuyisobanure. Wirwaneho no muri aya magambo wumva yuko ari Imana yazanye kugira ngo iyi migisha ikugereho, utesha agaciro imivumo bakuvumye, utesha agaciro ibyo abayobozi bavuze ku buzima bwawe, wakira umugisha w'Imana muri iki gitondo. Murongo wa 3, uzagira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu murima. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, aba ni abana bacu, n'imyaka yo ku butaka bwawe, n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe no kw'ibikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikivugiramo, aho ni muri sitoke y'ibiryo no kuri banki ku makonti yawe. Haleluya! Uzagira umugisha mu majya no mu mazi. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunge baciye mu nzira ndwi. Uwiteka azategeka, uvuge amina. Haleluya! Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Uwiteka azategeka umugisha, azavugana n'umugisha mubwire ngo ihute. Haleluya! Imana ishimwe. Uwiteka azagukomereza kumubera ubwoko bwera kuko yakurahiye, niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe ukagendera mu nzira ikuyoboye. Amahanga yo mu isi yose azabona yuko witiriwe izina ry'Uwiteka gutinye. Imana igukuyeho igisuzuguriro, kandi Uwiteka azakugwiriza ibyiza by'imbuto zo mu nda yawe. Harimo n'abuzukuru, harimo kwiga bakaba abanyabwenge, bakaba abantu bakomeye. Uwiteka azakugwiriza ibyiza by'imbuto zo mu nda yawe, n'ibyiza amatungo yawe, n'iby'imyaka yawe yo ku butaka bwawe, mu gihugu Uwiteka yaraheba sekuruza banyu yuko azaguha. Uwiteka azagukingurira ijuru, ububiko bwe bwiza, ngo ajye kuvubira imvura mu bihe byayo. Uwiteka akuyeho inyatsi, Uwiteka atanze umugisha, kandi umugisha w'ibihe byose uzaniraho abandi basonzeye, uzaboneraho abandi baburiye. Ijuru ryawe Uwiteka rarikinguye, aho turi kumwe. Haleluya! Aho umugisha imirimo ikuva mu maboko yose, bagiye ukora bikanga, ariko iki gitondo Imana ivuganye nawe, igiye kuguha imigisha y'imirimo iva mu maboko yawe. Uzaguriza amahanga menshi, maze ntuzayaguzaho. Imana
azaguhindura umutwe ntazaguhindura umurizo. Uzaba hejuru gusa uzaba hasi. Niwumvira amategeko y'Uwiteka Imana yawe utegeka uyu munsi ukayitondera, uteshuka iburyo cyangwa ibumoso, uve mu byo ngutegeka uyu munsi byose uhindukire izindi mana uzikorera. Umudahaguruka ngo dusenge, muragira ngo uvuge ibindi bintu kandi amasaha sinababwiye ko tutari buze gusobanura aya magambo. Ndanezerewe mumpere Imana icyubahiro. Aho twabanye guhera ku munsi wa mbere murabizi neza, twiga ijambo ry'Imana, tukumva inzira z'Imana ukuntu zihabanye n'izacu, tugasoza tugafata umwanya tugasenga Imana. Imana isoje iki cyumweru itwemerera umugisha, iratwihanangije, iratubwira ngo tugomba kuyumvira tukitondera amategeko yayo yose yadutegetse. Itubwira ibintu byinshi, mvuge bikeya ariko wumvise byinshi. Imana itwemereye umugisha mu majya no mu mazi. Uri hano i Gasave ikwemererwa guhera umugisha, uri i Gikondo ikwemererwa guhera umugisha, nimutse mukazana ku Kamonyi itwemereye umugisha, turi mu Rwanda itwemereye umugisha, tugiye mu haleluya, umugisha wo mu majya no mu mazi aho turi kumwe. Haleluya, Imana iguhaye umugisha, ntabwo uzashakisha umugisha, ahubwo umugisha ugiye kujya uwugendana aho ugeze hose. Imana iraguhera umugisha. Simfite umwanya ngo mbibabwire, Aburahamu yagendanye umugisha, abwira Loti ngo hitamo, igihugu kiri imbere yawe, nuhitamo iburyo najya ibumoso nta kibazo mfite, nuhitamo ibumoso najya iburyo. Yari yizeye iki? Ijambo Imana yamubitseho bimuhinduye umugisha, azaba haleluya, azaba umugisha. Iri jambo Imana itubwira rirakomeye. Imana ikwemereye umugisha, abantu babyizeye mutere haleluya. Hajya nibaza Aburahamu ari kuvugana na Loti, Loti njye nta kibazo, umugisha ngendana nubwo wahitamo aho ngiye hakaba ari urutare gusa ruhari, umugisha mfite wabiringira urundi rutare hakaba ubutaka bumeze neza. Imana yambera umugisha no mu rutare. Imana itubwira ibintu bikomeye, uzagira umugisha mu majya no mu mazi. Igitenga cyawe n'iki uvugiramo, ibi niyo tubisomye murabyumva. Haleluya, iki uvugiramo naho ukura ibyo kurya bya buri munsi, aho udaha umufu nyine ntabwo mubyumva mwebwe. Haleluya, hanyuma mubaze aho udaha umufu, uri kubona gereyo gatoya uri ukuntu bimeze, aho udaha umufu bimeze bite? Hari muri stoke nyine, aho udaha bimeze bite? Hari ukuntu nyine, hari n'ukuntu nyine nta hantu ho kudaha wari ufite. Hakaba noneho n'igitenga, hakaba n'ibigega. Kera bahunikaga mu bigega, ubu ntabwo tugihunika mu bigega, duhunika ku mabanke, duhunika muri Beka, tugahunika muri Popirere. Bagize umugisha n'abamamarije muri iki gitondo, tugahurika n'ahandi. Aho rero hari na konti yawe itagikora, hari ukuntu bimeze, hari n'abadafite konti ndikubona hano badafite konti, ariko ngo igitega cyawe ni ikimviro. Imana hari umugisha ababyizeye. Haleluya, shimira Imana ko itubaje umugisha twazindutse. Ubabarozi hari ibyo bari buze gukora bukeye, kuko Imana yaduhaye umugisha hakeye. Imana yaduhaye umugisha, kandi Imana ivuze umugisha ibitesheje agaciro, icyitwa imivumo yose, icyitwa karande zose biba bitaye agaciro. Imana yavuze ngo mpaye umugisha imirimo y'amaboko yawe, bivuze ngo itanze imirimo. Abantu nabagira gute? Imana itanze imirimo, Imana itanze akazi, Imana itanze akazi, kandi abari badafite Imana isutse umugisha muri bizinesi zawe, Imana isutse umugisha mu byo bakoraga. Ababyizeye haleluya, ibaye umugisha imbuto zo mu nda yacu. Bamwe twabazanye, abandi bari mu rugo, turimo dusenga bavuge mu mazi
shimiye Imana twagiye mu butayu duhamagara umugisha turawinginga umugisha wanga kutwumva turagerageza we duhamagara umugisha muri nibature duhamagara umugisha nimugoroba turawuhenahena umugisha waje ura ariko yavuze ngo nzategeka umugisha haleluya nzategeka noneho umugisha ugiye kuza ubyemera utabyemera kubera itegeko ry'uwaremeje ubwise abantu mubyumvise haleluya nzategeka umugisha kuba mu bigega byawe nzategeka umugisha kuba mu bana bawe bagira ubwenge nzategeka umugisha kuba muri bizinesi zawe nzategeka umugisha bigiye gukorwa n'itegeko ry'Imana Imana itegetse umugisha Imana iciye igisuzuguriro abantu bari bazi kuri uwo hasi urisuzugura uri uwo hasi banagutumira mu bukwe intebe yawe ibizwi niyo hehe intebe yawe ibizwi ko ari iy'inyuma ariko ijambo Imana ikubwiye rirakomeye uzaba hejuru wagusongera kuba hasi Imana igushyize imbere igukuye inyuma nabone turakomera Imana amashyi fata telefone yawe rero fata sakoshi yawe iminota 3 niyo mbahaye mwirwaneho shima Imana ko irangije inyatsi shima usabe umuntu uri busabe tuba tutabanye mu kirere cyo kwizera shima Imana tigushimiye kuje muri bizinesi yawe dore byari byadongereye dore byari ushime ko wishyuye amate reba ukuntu cyane mbese genda ko mutagenda se ihendeka ahantu wirwaneho ushimire Imana ibintu ikoze haleluya ndagira gusabure kwizera Mana turagushimiye izina ryawe nirihimbazwe icyubahiro n'ishimwe
tumumurikire Imana. Umwana ufite mu nda tuvuga ngo utwite nimuze hano. Haleluya. Ariko abantu banejejwe n'Imana. Haleluya. Ababyeyi batwite muza aba bana, amaso yacu twe ntari kubabona ariko amaso y'Imana arababona. Nimubazanire Imana, nimubazanire Imana, nimuzanire Imana abana. Haleluya. 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 Mbese ikintu umwuka mbwiye. Haleluya. Umuntu utegereje urubyaro niyizere azamurikira Imana abana. Imana guhereza abana. Profitira ahangaha muri iki kirere cyo kwizera turimo dusengera abana. Umuntu utegereje urubyaro aze yizere Imana imuremera abahungu n'abakobwa mu izina rya Yesu. Ariko abari kumwe nanjye, haleluya, ukabizanye none ahangaha numva nawe wakwizera ugahagarara mu bafite abana. Ubwo bagiye gusenga basana umugisha abangaba, Imana nawe ikaguha abana kandi bikubera uko wizeye mu izina rya Yesu. Asaba umushumba asengera abo bana n'aba bantu bategereje ko Imana bakora igitangaza muri iki kidendezi. Imana ikabaha abana. Abicaye mu maboko dusengera abana. Kristo watu nakura abana ijambo ryawe rirarema, ijambo rirarema. Dushima Imana bireba abana bari imbere yacu tukazamugaha, tukareba n'abandi bana ababyeyi babo batazi. Hari abana ababyeyi babo ari papa ari mama batazi ko basa, batazi ko bameze, ariko hari Imana ibareba kandi izi ko bazaba n'uko ibyo bazakora byose. Abo nabo Imana ibareba ikabafite, nabo turabasengera kandi Imana ibakorera. Uwiteka Imana yo kwizerwa, Imana Yeah.
ziravuga data umugisha uruta iyindi nuko Imana ibanza ikakwemera. Yego mupfukama aho ngaha n'ubundi niba nawe uhari watambuka ukaza ko nta mwanya twabona ubu ngubu wo gukomeza kubahedaheda no kubiginga nubwo biba bikwiriye. niyo mpamvu bene data na mushiki wacu ribagezeho rifite imbaraga, bijeje imitima yabo, tubasabiye imbaraga nyinshi kugira ngo uhereye none babe ibyaremwe bishya. N'umugisha uduhaye muri iki gitondo tugukomeye mu mashyi tugushimira. Ugize neza ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Turimo tugera ku musozo, hari icyifuzo ejo twatahanye abo twabanye barakibuka, twaragisengeye tunagambira ko aricyo twaza kugikoraho. Niho soreje abo twabanye guhera kuwa mbere kugeza abo twagiye tubona mu cyo cyumweru. Hano muri Nibature hari ikibazo cya sonorizasiyo. Abashyitsi mutaza kubona dufite mikrofone turimo tubwiriza ubeze turi mu nyenga, ntabwo ari gutya bihora, ariko twagize icyifuzo cyo gushaka ibikoresho byadufasha kugira ngo tujye tuvuga ubutumwa tudasaraye, abaririmbyi baririmbe bumve bimeze neza. Kugira ngo abashyitsi barimo kuririmba akanya gato bahaye mikrofone niba ari dirija mwumvisha ukuntu byaryoshye kurushaho. Nijya wabyumvisha ubwo njyenyine nta kintu cyahindutse. Hanyuma nabwo ejo twataje tubigambiriye umuntu wumva hari icyo yakora kugira ngo tugure mikrofone peze banguka munota umwe utubwire ibintu ukeneye. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. twongere tuyishimire tuyikomere amashyi. Imana yacu iratangaje, Imana ni nziza. Dushimiye Imana ibintu byose bikorekeye mu nzu y'Imana kandi bigenze neza. Imana yacu ishimwe. Ndagira ngo n'ubundi dukomeze twakira korali yacu, inshuti zacu badusuye, tubaha akanya baturirimbe, si byose tubahe indirimbo zingahe? eshatu. Ni karibu korali, ni karibu.
Shima
murakoze cyane, Imana yose umugisha. Reka duhaguruke dusenge, turashimira abana bacu n'ababyeyi bakunda kubona abana bateranira gutaraka mu gitondo, n'ababyeyi bacu gusa n'abaramutse b'Imana. Imana turahereze umugisha. Nyakubahwa Mana yacu nziza, urakiranuka mu nzira zawe zose, uri Imana yihagije, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ikoresha abantu wahamagaye mu buryo butandukanye. N'iki gitondo bakoresha bene data bashiki bacu baza umurimo wawe uhabwa icyubahiro. Aragukoresheje gukora kino gikorwa kugira ngo munsi yawe haboneke ibikoresho byo guhimbaza. Bariya bose bakoze umurimo nabo tubasabye umugisha. Biriya bigega bakozemo ukaba maze byagure cyane, bikazaburemo amafaranga, bikazabona ubutunzi. Ukomeze wakore ububiko bwabo kuko bamenye ibanga ryo kugukorera, kandi nta muntu agukorera uzikora amaboko. Ufite imigisha n'uburyo bwose wasezeranyije ubwoko bwawe, uburyo bakumviye, uburyo bitondera amategeko yawe. Iriya migisha yose izabazaho. Turasenze ngo buri muntu wese uri aha ngaha wumvishije ijambo, umuhe imbaraga zo kwitondera amategeko yawe, kugira ngo iriya migisha yose ibashe kumugeraho. Umugisha bene data bashiki bacu bavuye hano ya Sejemu, bakoze urugendo rutoroshye ku masaha adasanzwe, ku masaha y'ijoro, ku masaha y'igicuku, abandi baryamye, abandi basinzira, abandi batuje. Bo bari mu murimo, barimo bagenda, bari mu muhanda, bari mu byuma. Uyu muhanda wabo bazatokazapfira ubusa, bazagera mu bwami bwawe, bahabwe ingorane z'ibyo bakora ku isi. Iyo turi aha ngaha mu isi tuba turi gutegura aho tuzaba iteka mu gihe kizaza, kandi ubwami bwawe buratwaranirwa. Niko ijambo ryatubwiye. Iyi mirimo wakoze uyu munsi, iki gitondo nubwo bahora bavuga mu gitondo mu nzu yawe, igitondo uzakomeze kwibukiraho. Uzibuke umuhate, uzibuke umurimo bakoze, uzibuke urugendo bakoze bazana Gasave, kandi abazana ibyifuzo bitandukanye ku giti cyabo, mu miryango yabo, mu kazi kabo, aho umuntu wese akorera. Mana turabasengeye batanga ibisubizo, bafite Gasave bafite ibisubizo by'ibibazo bazanye, kuko baje mu nzego izina ryawe. Ahangaha twabona ibisubizo bitandukanye. Ijambo ryawe turabona ngo n'umunyamahanga utazi izina ryawe naza mu nzu yawe ufite icyifuzo, uzamuke uri mu ijuru. Turagushimiye data kuko utwubaha cyane, kandi ukabasha gukora ibisumba n'ibindi tuba tubigusabye n'ibitekereza. Kugeza mu mwanya gutandukana, reka dusabe gutandukana kwacu. Buri muntu wese uva aha ngaha, ubwoko bwawe bwiza bw'imbaraga kumuyobore, agere mu kazi k'amahoro, agere mu muryango w'amahoro. Gutandukana kwacu kugukwera, reka tuvuge ku butumwa wacu Yesu n'urukundo rw'Imana n'umwuka wera ukomeza kudufasha iminsi yose kubaho kwacu, niko dusenze tubyizeye.